nanjye sina umva natahaga ubukwe naba nzi ko ndi ku rutonde rw'abantu bari bukenyerera umugeni bakanshyira ku ruhande bakavuga nkumva bavuga ngo yango abana bato ngo nibo bari bukenyerera umugeni ngo naho bari abakobwa bakuze bakireka dushatse abakobwa bakuze nkabo nkumva bankubise igisongo hehe mu mutima nareba nkasanga singewe witindije ku musozi ni Imana yantindije nkajya ngenda nkavuga ngo mwami Yesu hano twaturaguye ahandi nabonye Imana ihindura amateka mbona ni Imana ishobora ibidashobokera abantu ngewe nagezaho nkajya naho ubukwe bw'abandi nkataha ndikurira nkavuga nari kuwiteka we noneho ko abakobwa bakuze tutagikenyera ngo dukenyerera abageni ngo turashaje ngo barakeneye gukenyera ngo abana batoya ngo bafite taye ngo ziri small size izo small size se nizo najya ndira nkarira nk'agahinja ariko ubu ngubu nanjye ndimo ndaseka nkubita igitwenge ukagira ngo ni Hana ndaseka nkavuga ngo Uwiteka Imana waranyibutse igihe nari ntabwa shima Imana mu mutima wanjye iyo nibutse iby'Imana yankoreye kuko nasengaga Imana wireba imyaka abantu baguha igihe ariko Imana yije gukora nta muntu igisha inama yo iraza kuko ishyigikira ijambo yavuze. Haleluya. Abasenga rero burya mukomeze musenge ntabwo Imana izabura kubasubiza. Abakobwa bari kureba ku myaka bakabona rero ngo barashaje wasaza utasaza Imana ijambo yakwanditseho izarisohoza. Ndashimira Imana rero ko nanjye ubu ngubu rwose Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. imyaka yawe ushobora gutaranika ushobora gukaranika we wireba imyaka abantu baguha igihe ariko Imana yije gukora nta muntu igisha inama yo iraza kuko ishyigikira ijambo kugakomera. Aho naryamaga ngewe nirindaga kuryama imbere ku gitanda naravugaga ngo mwami Yesu uzuryame kuri ubu buriri. Niyo mpamvu mwabonye nazanye iyi Bibiliya niyo naharyamishaga nkavuga ngo undemere umugabo. Mama randera ndakura noneho rero ubwo hagati aho ngaho uje kundambagiza bigacaho nabenzwe inshuro 7 maze kubengwa inshuro 7 Imana imbwira ko nzashaka ku mugabo wa 8 abasenga Imana nibo bazamenya amabanga yayo. Reka rero twongere tubasuhuze mwebwe mwese bakunzi b'Irembo Ryera TV kandi inshuti zacu abari mu Rwanda abari mu mahanga abari muri Afurika ahantu henshi hose nzi neza ko Irembo Ryera TV hano imbere murahabona mama ufite amateka akomeye cyane ni umuntu Irembo Ryera ryifuza kubasurira kugira ngo mwongere musubiremo icyizere cyuko ibitashobokaga Imana ibasha kubishobora. Ariko noneho afite ibintu byinshi ntitwabyumva umunsi ngo tubirangize ariko uyu munsi arasa naho abibye ariko nzi neza ko nanone Imana iri bukoremo igitangaza. Tubahaye ikaze ku Irembo Ryera TV. Murakoze cyane. Tubahaye ikaze mwatangira mwibwira abo ku Irembo Ryera. Amazina yanjye ntabwo yigeze ahinduka ni yayandi. Amazina niswe n'ababyeyi nitwa Vumiriya Alice ndi umugore. Nanjye ndagarutse kugira ngo nshime Imana aho igejeje ikora. Alice tukuzura umukobwa ariko twari twarakubuze twashaka kumva ishimwe ryawe bigaragara ko wabanje rwose kumva ukavuga ati reka mbanze ndyumve neza ishimwe ndikikire menye ko ari ryo koko. Abantu benshi bafite amatsiko yo kumva niki Alice ari buvuge nyuma y'imyaka myinshi. Mfite ishimwe mu mutima wanjye ni Imana y'amahoro. Ndashimira Imana izirikana. Amen. Abantu bakwibagirwa ariko Imana iri mu gihugu cyera cyo mu ijuru izirikana umuntu yaremye kandi umuntu wese agaragara mu maso yayo n'ibyo bavuganye Imana irabyibuka. Nanjye yaranyibutse rero niyo mpamvu nanjye ngarutse kugira ngo nshime iyo Mana kuko ntabwo ihemuka. Noneho rero reka dusengere unakomeze unabwira abadukurikiye ku Irembo Ryera kugira ngo
bumve imbaraga z'Imana. Gusa buri muntu wese uri bukurikire ibyo Alice agiye kuvuga, mu by'ukuri urasubizwamo imbaraga, wumva Imana bundi bushya, ndetse wongera unayitangarire, umenye n'ukuntu Imana ikora. Hari abantu batari bamenye imbaraga z'Imana, ariko kano kanya uraza kumenya ukuntu Imana ikora imirimo, ukuntu Imana ihindura amazina, ukuntu Imana ivuguruza abantu bavuze, ukuntu Imana ishwaza ibirimo iby'umuriro. Data twese uri mu ijuru, Imana nyiringabo nyir'ubutware, uri Imana y'amahoro, uri Imana ishobora byose, uri Imana twiboneye ubwacu, uri Imana yatabaye nta muntu igishije inama, wowe utabara urengera umuntu, warandengeye ndabibona mbibonesha amaso kuko uri Imana y'amahoro. Ni ukuri ndongeye ndagarutse nje kuvuga gukomera kwawe no kugira neza kwawe, izina rya Yesu ngwino ubane natwe kandi udushyigikire kuko uri Imana y'amahoro. Turagushimiye rero kuko uri Imana ishobora byose, nta kikunanira mu izina ryawe ryera Yesu, urakoze urakarama, amen. Nanjye rero mfite ijambo riri kumfasha muri iyi minsi, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 19 ku murongo wa 22. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Pilato arasubiza ati, icyo nanditse naracyanditse, amen. Ndongera nsubiremo, ni ijambo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 19 umurongo wa 22. Haranditse ngo Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse, amen. Shimye Imana mu mutima wanjye kuko ari Imana igira icyo itwandikaho, yamara kukitwandikaho nta mwana w'umuntu wakivuguruza kuko Imana yanditse ku mwana w'umuntu. Iyo yakwanditseho ijambo rikomeye rihura n'intambara nyinshi, ariko rya jambo rikanga rikajya gute rigasohora. Nanjye umwanya nk'uyu nguyu rero, ubundi abantu benshi bashobora kuba bari bamaze kunyibagirwaho, ariko ubundi mu buryo bufatika umuntu yibuka amateka y'umuntu. Amateka y'umuntu ntabwo azasinyura icyo Imana yakwanditseho, cyangwa kavukire wavukiyemo ntabwo izasinyura icyo Imana yakwanditseho. Icyo Imana yanditse yaracyanditse, nta magambo menshi, no comment. Imana ikintu yakwanditseho wowe ubwawe ni wowe ugomba kugiha agaciro, kuko isezerano ry'Imana iraririnda, ariko nawe ubwawe nyir'ubwite ukaribera iki maso. Imana ikimara kunsezeranya ko izangirira neza, Imana ikimara kumbwira ngo nzaguteturura, nzakubakira urugo, nzakugirira neza, ntago nicaye ngo ndambye. Nashatse Imana n'umwana n'umwuka wera, ndayikurikira ndavuga ngo uko byagenda kose iyi Mana nzayigwa inyuma kuko hari icyo yamvuzeho. Imvugaho rero ijambo rikomeye. Ubundi mu buryo busanzwe nari naravutse ndi umwana utazwi. Umwana utazwi n'umwana uba utararezwe n'ababyeyi bombi. Mama arandera ndakura. Noneho rero ubwo hagati aho ngaho uje kundambagiza bigacaho, nabenzwe inshuro 7. Maze kubengwa inshuro 7, Imana imbwira ko nzashaka ku mugabo wa 8. Abasenga Imana nibo bazamenya amabanga yayo. Rivugana nanjye, reka burya twe dusenga Imana nidupfa kugira ubwoba kuko twavuganye nayo, kandi iyo wavuganye n'Imana urakomera. Ntabwo ibicanege biguca intege ngo uvuge ngo ibintu Imana yavuze ngo yarisubiye. Oya, nubwo abantu bavuga bagaterana bakamera nk'inzoga y'intembe, ariko ijambo Imana yavuze irarisohoza. Imana yavuganye nanjye rero ko izantabara, irabimbwira, ibimbwira ndi njyenyine. Icyo nkundira Imana ibikubwira uri wenyine ikabisohoza mu mbaga y'abantu benshi. Ndashima Imana rero yankoreye ubukwe. Imana yanyiciye umuzimu kabisa. Burya umuzimu wo kudashaka ni umudayimoni mubi cyane. Numvaga rero nahoraga mbwira Imana nkavuga ngo Uwiteka kuko uri Imana ireberera abadafite shinge na rugero, uzambabarire nanjye nzambare cya gikanzu cyeza cy'umweru, nanjye nzakorerwe dote nk'umwana uwamenye Imana. Koko Imana yarabikoze kuko ari Imana yumva gusenga. Ndashima Imana nambaye iyi mpeta, ndabishimira Uwiteka. Imana yanyiciye umuzimu. Ntabwo umuzimu abapfuye ako kanya, ariko umuzimu wo kudashaka yarapfuye. Byo mbishimiye Imana. Niyo mpamvu nakomeza abana b'abakobwa batarashaka, wireba imyaka
nagiye gusenga ndi kubaza Imana ngo ariko Uwiteka kubera iki uri gushingira abandi ngewe ukancaho, irambwira ngo gabanya amarere, ndi Imana ishingira abana bato n'abakuze. Ubwo rero numva ndatekanye, numva yuko nubwo umuntu yakura bakamuhimba amazina, ngewe bari baramimbye izina ryitwa ikigugu. Ikigugu rero ubundi ni ikintu kiba cyaraheze muri depo, nta n'umuntu kibaza ngo kiragura ngaho, ubundi ikigugu kiragenda n'abantu bakakibagirwa. Kumbi abantu bari baranyibagiwe nanjye, bamimba izina ikigugu. Nibwo nanjye rero nahise mvuga ngo iyi ikigugu kibonye gikukuru kirashya. Haleluya! Ni Imana igihindura izina. Imana yaminduriye izina, ninde se ukivuga ko nguguye? Ubu nabaye umwana muto, ntabwo bya bindi by'ubugugu bwavuyeho, reka. Ni Imana ijya ibihindura ibintu bikemera, kuko ari Imana y'inyamaboko. Wireba imyaka yawe, ushobora gutaranika, ushobora gukaranika, we wireba imyaka, abantu baguha igihe, ariko Imana yije gukora nta muntu igisha inama, yo iraza kuko ishyigikira ijambo yavuze. Haleluya! Abasenga rero burya mukomeze musenge, ntabwo Imana izabura kubasubiza. Abakobwa bari kureba ku myaka bakabona rero ngo barashaje, wasaza utasaza, Imana ijambo yakwanditseho izarisohoza. Ndashimira Imana rero ko nanjye ubu ngubu rwose umva Imana namwe murabibona, Imana yangiriye neza, yanyambitse impeta umutware wanjye, kandi umutware wanjye ndamukunda. Njya mubwira ngo niwe gikukuru wanjye, niwe muntu wanyemeye mu isi y'ababaho. Abantu barambenze nkajya nkarira nk'agahinja, ariko ubu ngubu nanjye ndimo ndaseka, nkubita igitwenge ukagira ngo ni Hana. Ndaseka nkavuga ngo Uwiteka Imana waranyibutse igihe nari intabwa. Shima Imana mu mutima wanjye iyo nibutse iby'Imana yankoreye, kuko nasengaga Imana nkayibwira ngo Uwiteka uzambabarira, uzanabare mama wambyaye akiriho, abone ko mu ijuru hari Imana. Ndashima Imana, mama wanjye yatashye ubukwe bwanjye, ndabishimira Imana nubwo yari arwaye ameze nabi, ariko yari aburimo. Icyo kintu cyaranejeje cyane. Yitabye Imana rero yaratashye ubukwe bwanjye. Icyo uvugana n'Imana, nimukajye mugira ubwoba. Imana ishobora byose, kandi Imana irihagije. N'imiryango yakureka ikaguta, ariko ntabwo Imana izaguta. Humura mukobwa uri kureba ku myaka ukabona urashaje, ntabwo ushaje. Icyo uri kubura ni isaha y'Imana, urushinge n'urugeramo ibintu bizemera. Ahubwo zirikana icyo Imana yakwanditse, icyo yakwanditseho ntabwo kizakurwaho n'ibyo abantu bakwita. Ihanganira amazina bari kukwita, hari nubwo bakwita ngo uri icyacumi, ihanganire ko nubwo bari kukwita gutyo uri icyacumi cy'Imana, ntabwo bakwita icyacumi cyo mu kabari. Ibyo bintu bijye bikunyura yuko uri Imana iri hejuru ya byose, kandi ari Imana ijya yitamurura. Rero ubu ngubu ndi umugore, ntabwo nyiri umukobwa, ndubatse. Imana yanyambitse, nambaye impeta. Umugabo wanjye yaraje anyambika impeta, ubu nanjye ndayambaye, nitwa umugabo wanjye arahari. Nukuri arahari pe, arahari. Ndabishimira Imana ko umugabo wanjye ahari, kandi nukuri njya mukunda, kuko nawe ni umukozi w'Imana, yakoreye Imana, nawe Imana iramuhemba, umuhereza wari umukobwa w'ikigugu, ariko ubusinyiriye ikigugu. Reka ubugugu bwavuye, ahubwo ndimo ndataraka nk'ibuye. Ndashimira Yesu wanyiciye umwaku, yamara kunyicira umwaku nanjye nkabona ijambo mvuga. Nukuri naby'ubuntu Imana igira, niko yari yarambwiye guhaguruka unkorere. Nkavuga nise nzamenya mvuga ikirambwira ngo haguruka unkorere, kuko naby'ubuntu ngira. Muhaguruke mukorere Imana mu mbaraga zanyu nkeya mufite. Icyo ufite cyaramira mugenzi wawe. Ndashimira Imana ko ntago naguye nzira, nubwo nabenzwe bigeze aho ngaho. Abagiye banukira ku matelefone, abavuze ko mubo batekereza kurambagiza njyewe ndi umukobwa kandi nukuri nabonaga nanjye mubo yarambagiza, nanjye ndi ku rutonde. Ariko kubera ko igihe kitari cyakagera, yandeba akavuga ngo ntabwo ngo mubo yarambagiza ndimo. Haleluya! Ndashimira Imana rero. Imana yabanye nanjye,
imereza uwa munani wanjye ndi kumwe nawe tubanye neza, arashima Kristo nanjye ndashima Kristo, Imana iri mu ruhande rwacu, mama wambyaye yitabye Imana yaranahiye ubukwe, ndashima Yesu wanyiciye umwaku. Mujye musaba Imana ibicura umwaku ni karandi kugendaho, umwaku ni cyaha kindi kiguhiga kugira ngo kigukure mu buntu bw'Imana. Ubukobwa gutinda ku musozi byagukura mu bukobwa, ukavuga ngo birarangiye, ngo cyangwa urasebye, ngo cyangwa ngo bimeze gutya. Imana nihinduka uko Yesu yararejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Shimiye abantu bashyigikiye mu bukwe, shimiye abantu babanye nanjye bambwiye batarisa turagushyigikiye we komera, nkavugane n'ubundi nanjye ndakomeye. Ndashima Imana yanzaniye abantu baranshyigikira, ubukwe bugenda neza, nanjye nambara agatimba nk'abandi, natahaga ubukwe nkagira ngo nanjye natahaga ubukwe naba nzi ko ndi ku rutonde rw'abantu bari bukenyerera umugeni, bakanshyira ku ruhande bakavuga, nkumva bavuga ngo yangwa abana bato ngo nibo bari bukenyerera umugeni, ngo naho bari abakobwa bakuze, ngo kereka dushatse abakobwa bakuze nkabo. Nkumva bankubise igisongo hehe mu mutima, nareba nkasanga si ngewe witindije ku musozi, ni Imana yantindije. Nkajya ngenda nkavuga ngo Mwami Yesu uzambabare imiciro uyu mwaka. Wari umwaka ugendana nawe, umwaka ntabwo ureba isura, ushobora kuba wireba ukabona amata yarahari ariko uriho umwaka, wareba ukabona uvuka ahantu hakomeye ngo gutya na gutya ngo ngewe iwacu harakomeye, ariko uriho umwaka. Kuki se utari kubona ipantaro yawe? Kuki utari kubona umugabo wawe ngo ubone umugabo wawe nawe ugendane n'umugabo uvuga uti sawa ndi kubona n'umugabo wanjye? Nuko ukiriho umwaka, ariko umwaka nukuvaho uzavuga gukomera kw'Imana, uzavuga ineza y'Imana. Nukuri igihe kirageze ngo tujye tuvuga Imana twiboneye ubwacu, atari Imana twatoraguye ahandi. Nabonye Imana ihindura amateka, mbona ni Imana ishobora ibidashobokera abantu. Ngewe nagezaho nkajya naho ubukwe bw'abandi nkataha ndikorera, nkavuga ariko Uwiteka we, noneho ko abakobwa bakuze tutagikenyera, ngo dukenyerera abageni ngo turashaje, ngo barakeneye gukenyera ngo abana batoya ngo bafite taye ngo ziri small size. Izo small size se nizo zizatuma mubona abagabo? Nushaka uburi dumbari. Imana icyo yakwanditseho yaracyanditse nuko bimeze. Ndashima Yesu rero kwagira neza, kandi nakoresheje ibanga rikomeye. Ubu noneho ngeze igihe cyo kurivuga kugira ngo umwana wese ajye agira ibanga agirana n'Imana. Ugira ibanga ugirana n'Imana rikagusunika ugakomera. Aho naryamaga njyewe nirindaga kuryama imbere ku gitanda, naravugaga ngo Mwami Yesu uzuryame kuri ubu buriri. Niyo mpamvu mwabonye nazanye iyi Bibiliya, niyo naharyamishaga nkavuga ngo undemere umugabo. Imana irabikora, iramuzana, imindurira izina. Imana yarakoze. Mwabantu b'Imana, wicirwa intege n'uburwayi wikoreye, wicirwa intege n'ubukene wavukiyemo, wicirwa intege n'ukubona mu mufuka ukabona urisakintu. Nubwo abantu bo mu minsi y'imperuka babaye ba materialiste, ariko dufite Imana ifite ibintu. Nukuri Imana ifite ibintu kandi irihagije, izarwana urugamba ikoresheje tekinike yayo. Ubwoba nibushire, Yesu yavuye mu gituro. Nukuri urugamba ruzarangira nawe useke nk'abandi. Nukuri n'iryo jambo narifite kukubwira ngo urangize uyu mwaka wa 2020 winjira muri 2021 uvuga ngo iki Imana yanditse yaracyanditse. Imana ibaha umugisha mwese, kandi Imana ikomeze bagirire neza. Abambaye hafi mwese Imana ibiteho, ibateture. Mbifurije n'umwaka mushya muhire, muzahirwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Basenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana nyiringabo, nyir'ubutware, nyir'ubushobozi, nyir'imbaraga, sengeye abasore baheze ku busore bwabo, sengeye abakobwa baheze mu bukobwa, sengeye n'abitwa ngo ni ibishubaziko, mu izina rya Yesu Kristo barengera ubarwanirire, kuko uri Imana ishobora byose. Bateturure ububakira ingo, kandi nukuri bibahiga ubihige, nukuri bibarwanya ubirwanye, kandi nabo bazagushima kuko uri Imana y'amahoro. Senze nize mu izina ryawe ryera Yesu, amen.